dushobora kubona akabuto gato gakura hakavamo igihingwa cyiza. Ariko se igihe igihingwa kimara n'ibibera hafi yacyo bigira uruhe ruhare mu mikurire yacyo? Mu gihe cy'ubukonje imbuto ziba zimeze nk'izisinziriye. Nyuma yaho iyo ubushyuhe bwiyongereye izuba rikamara iminsi riva zitangira gukura. Mu gihe cy'izuba ryinshi ibimera bimwe na bimwe byo mu butayu bihagarika gukura. Ariko iyo imvura iguye birakura kandi bikazana indabo. Ibihwagari nabyo bikenera urumuri rwinshi. Buri munsi bikomeza guhindukira bikurikira urumuri rw'izuba. Iyo indabo zimaze kubumbuka birekeraho guhindukira bikerekera mu gice kimwe cy'iburasirazuba. Yehova yaremye ibimera ku buryo bishobora kugira icyo bikora mu gihe gikwiriye bishingiye ku bintu biri kuba hafi yabyo. Kimwe n'izo ndabyo natwe tugira icyo dukora kubera ko twibona ko turi mu minsi ya nyuma. Duhanga amaso isoko y'urumuri yo mu buryo bw'umwuka. Yesu yaravuze ati, mu buryo nk'ubwo namwe nimubona ibyo bintu byose muzamenye ko ageze hafi ndetse ku rugi. Ese kuba ibinyabuzima byo mu nyanja bigira ibintu bikora mu gihe gikwiriye bibigirira akamaro? Aya ni amafi mato yo mu bwoko bwa salmon. Avukira mu migezi irimo amazi meza. Amafi menshi yo muri ubwo bwoko yerekeza mu nyanja kugira ngo ajye gushaka ibiyatunga anakurireyo. Ategura urwo rugendo mu gihe amazi afite imbaraga zo kuyatwara ndetse no mu nyanja harimo ibyo kurya. Nyuma yaho iyo amaze gukura asubira muri ya migezi ari naho abyarira. Arategereza kugeza igihe imigezi iba ituje kugira ngo gusubira ku isoko y'iyo migezi biyorohere. Amafi yitwa dofe nayo akora ibintu bitandukanye mu bihe bitandukanye. Agira igihe cyo gukina, igihe cyo gushaka ibyo kurya, n'igihe cyo gushaka inshuti. Ariko nanone hari igihe kigera amafi ya dofe akaba azi ko agomba gukora ibintu mu maguru mashya. Iyo hari ikintu gishaka kuyagirira nabi yishyira hamwe kugira ngo abashe kurinda ayandi, by'umwihariko arinda akiri mato. Muri iyi si yononekaye natwe tuguma hafi y'abavandimwe n'abashiki bacu kugira ngo dufashanye gukomeza kuba inshuti za Yehova. Ibyo twaba duhugiyemo byose dushaka igihe kugira ngo twigishwe na Yehova. Dore iki ni cyo gihe cyihariye cyo kwemererwamo. Dore uyu ni wo munsi w'agakiza. Yehova yahaye inyoni ubushobozi bwihariye buzifasha kuba ahantu hagoranye. Reka dutekereze ku nyoni yitwa pengwe. Ni iki gifasha izi nyoni kuba ahantu zihura n'ingorane zihariye? Kandi se ni irihe somo twakora kuba izi nyoni zikora ibintu mu gihe nyacyo? Iyo impeshyi irangiye, inyoni nyinshi ziba ku mpera y'isi ya ruguru zirimuka zikajya ahantu hashyushye. Ariko uburyo pengwe ziremye bituma zimukira mu majyepfo ahari ubukonje bwinshi kugira ngo zijye kubyarirayo. Buri ngore itera igi rimwe ikariha ingabo kugira ngo iririnde.
aha hantu kuhaba biragoye, ariko pengwe zo ziba zarahiteguye. Yehova yazihaye ubwenge butangaje. Mbere y'uko zimukira mu majyepfo, ingabo zirya ibyo kurya byinshi kugira ngo zibike ibinure byinshi, kubera ko ziba zizamara amezi 2 mu bukonje no mu mwijima. Muri ayo mezi 2 yose ntiziba zigomba kurya, kandi mu gihe zirariye ayo magi zitakaza 1/2 cy'ibiro byazo. Muri icyo gihe ingore zikora urugendo rw'ibirometero 80 mu nyanja zikajya kuzana ibyo kurya, kandi ni nabwo imishwi ivuka. Kuba izi nyoni zitegura hakiri kare nibyo bituma zo n'imishwi yazo zikomeza kubaho mu gihe kigoye. Kimwe na pengwe, natwe dukeneye kwigaburira cyane mu buryo bw'umwuka kugira ngo tuzarusheho kugira ukwizera gukomeye no gukomeza kuba inshuti za Yehova mu gihe isi ya Satani izaba irushijeho kuba mbi. Igishondabagabo kiguruka mu kirere kimenya neza igihe cyacyo cyagenwe. Inzuki zirakora cyane kandi ziba zifite akazi kenshi. Ni gute inzuki n'utundi dukoko bikorera imirimo yabyo ku gihe? Inzuki zihuza n'igihe. Kugira ngo zikoreshe neza igihe n'imbaraga, zijya gutara mu gihe indabo zifite insinda n'umutobe mwinshi. Kuba inzuki zikorera ibintu ku gihe cyiza bizigirira akamaro, bikakagirira n'ibimera. Ibimera birabangurirwa, inzuki nazo zikabona ubuki. Ayo ni amajwi y'udukoko two mu bwoko bw'amajeri tuba mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Amerika. Iyo utwo dukoko duteye amagi tugapfa, utudukomokaho dukurira munsi y'ubutaka, tukongera kuboneka nyuma y'imyaka igera kuri 17. Iyo igihe cyo kugaragara ku butaka kigeze, tuzamuka ari twinshi cyane. Nyuma y'ibyumweru bike turiyuburura kugira ngo dukore umurimo w'ingenzi mu buzima bwatwo, ari wo guhura n'utugore, maze utugore tugatera amagi. Udukoko twaba dukora ibintu duhuje n'igihe, urugero nk'inzuki, cyangwa utubikora mu gihe kidahindagurika, urugero nk'utu two mu bwoko bw'amajeri. Ubugenge bwatwo butuma dukora ibintu ku gihe gikwiriye. Natwe dufite umurimo w'ingenzi tugomba gukora, kandi hari igihe uwo murimo ugomba kurangiriraho. Gukora ingengabihe ihoraho, ariko tukagira icyo tuyihinduraho bitewe n'imimerere, bizadufasha gukoresha neza igihe. Kubw'ibyo rero, uko niruka si nk'umuntu utazi aho ajya, kandi uko nkubita ibipfunsi si nk'umuntu ukubita umuyaga. Inyamabere zo ku butaka, zaba inini n'intoya, zimara igihe kirekire zikora. Icyakora zose buri munsi zikenera igihe cyo gusinzira. Inzovu zo muri Afurika buri munsi zimara amasaha 2 zisinziriye. Ifarashi zo zimara amasaha agera kuri 3. Hari n'ubwoko bw'udusimba dusinzira amasaha 18. Hari n'ubwoko bw'uducurama dusinzira amasaha agera kuri 19. Ariko se gusinzira bizimarira iki? Gusinzira bituma umubiri wongera kugarura imbaraga watakaje. Nanone abashakashatsi bavuga ko bituma ubwonko bw'inyamaswa buruhuka, kandi bugasohora ibintu bishobora kubwangiza. Muri make bisukura ubwonko bwazo. Nanone bituma ubwonko bw'inyamaswa bubika ibintu yabonye kugira ngo itazabyibagirwa. N'abantu dukenera gusinzira, kandi abana bakenera igihe gihagije cyo gusinzira kurusha abantu bakuru. Urebye, Imana yaturemye ku buryo dukenera kuruhuka bihagije. Icyakora aho dutandukaniye n'inyamaswa, ni uko twe dukenera gukomeza ukwizera kwacu no kwiringira Yehova.
ubucuti dufitanye nawe nicyo kintu cy'ingenzi mu buzima bwacu. Mumenye neza ibintu by'ingenzi kurusha ibindi kugira ngo mutagira inenge kugeza ku munsi wa Kristo.